Ndagushimiye kuri muranyumva. Nitwa Nshogoza Benoit. Nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu gisengura umupira w'amaguru by'umwihariko hano mu Rwanda. Wakanye tuvugana cyangwa se ibirori bya ruhago beraga i Musanze byare birangiye. Bamwe bataha Joaquim Vininho, abafana b'ekipe ya Rayon Sport mu kirere. Ekipe ya Musanze ikora amakosa witwa Nigira Patrick Mbogamizi. Ekipe ya Rayon Sport ibi umukono ku munota wa 13 w'umukino nyuma pase za Kanyanyomba. Vinu nambari 7 nimero 0 ikipe ya Rayon Sport. Abakunzi ikipe n'abafana ikipe ya Rayon Sport bajya mu kirere. Barazamukana amashi. Rayon Sport baterekamo igitego cyabo cya mbere ku minota 13. Rayon Sport kimwe kipe ya Musanze umwuka kabisa. Bamwe bataha bavuga ati Imana yanjye, cyane cyane mu bafana abayobozi ba Rayon Sport nibo batanya gahinda, cyane ko umuvugizi wayo Wasiri yari amaze gutangaza neza ko iri butsinde Musanze ibitego byiburi harimo ikinyuranyo kimwe, biraba 2-1 ku busa cyangwa se 3-2. Suko byagenze, aho Rayon Sport yatsinze igitego abantu batangira kuvuga mu minota ya mbere, abantu batangira kuvuga ati bya bintu umuvugizi yavuze nibyo. Ariko ndakubwiza ukuri, ibyishimo ntibyamaze kabiri nyuma yuko bari bacenze bagiye kwinjira mu rugo rw'amahina. Umukinnyi wa Rayon Sport akamutega agatego wa Musanze bagatanga kufra. Umutipe yayikinnye neza arayitera, birangira mu ishundura bibaye igitego 1-1. Ye bakukinnye barebaho bwavaga barihata n'imbaraga nyinshi, birangira banganisha 1-1. Ku ruhare rwa Musanze yavuga ati ngiye natsinze, ariko ku ruhare rwa Rayon Sport n'abafana bavuye iriya bose berekeza inaha i Musanze kutahana ibyishimo. Siko byagenze, batahanye amarira bavuga ati niwite waturoze kunganya, nyuma yuko weekend ishize yari bari banganyije 1-1 bagabana amanota. Nubu nimugora bagabanye amanota. Yewe uribaza ngo ese iki gikombe ni cyande? Nyuma yuko bari baje gufana Gorilla yakinaga na PLFC bishimye cyane, bijya kubibakorera ikarangira Gorilla batengushye. Uribaza ati se koko Rayon Sport biri gupfira he? Amagambo akomeye ya bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport bavuga ati bimeze bite wa mutoza we, abakinnyi ni ikibazo, ese n'umuzamu bimeze bite, ntuzi kwirampa gukuremo amashoti. Bityo amarira n'agahinda bibaza ngo kuki twanganyije. Urugendo ko kuva Musanze bagera i Kigali rwabaye rurerure, rwabaye nk'umunsi wose, rwabaye nko kuva nkangaha ujya Kampala. Byari ibibazo. Ndagushimiye kuri muranyumva. Comment, subscribe and share. Ndabigushimira byose kubikora. Nge ndi Nshogoza Benoit. Amahoro n'amahirwe, kugirirwa neza nawe, umugisha Imana itanga iwuguhe.